narirebaga nkabona ndi umumama rega kajya avuga ngo madamu none hari igihe mbeshya abantu ngo ndi Mariya cyangwa mfite fiance hari umuntu nabekeje ubundi ati ngewe nzakora ubukwe ejo bundi pe mu kwa 12 ndara umuntu abeshye ngo mfite umugabo aba none se ngo koko ngo umugabo ngo ushaka gushaka ngo wanyereka ngo kunasa ndamugatisha n'umuntu usanzwe pe arambaza se n'umunyarwanda mugashana umunyarwanda ikareka subise ko twe dushaka abantu bacu ndamushuka yave ibintu biryoshye rero turamubwira yumva biri kunshimisha byankoze ku mutima it touched my heart ntabwo uri munini ahubwo ni ibyawe yabaya nyina ibintu by'ibikanzu n'ibikibano bitatekeza kuri umumama umva sheri nzagerageza sibyo ariko nyine sha umva biba bigoye pe wavamo ikimama cyiza pe umva nago nk'abakobwa muri hano mujya mwireba nko muri wari ukabasi nzaba umumama rimwe nzaba umugore ntunga urugo rwanjye ngiye mbyuka ndwiteho kenaye ariko wowe wabishobora kujya uteka inshuro nyinshi se buriya nabishobora wowe se njyewe se warapfa uzashaka umushefu umugabo w'umushefu niwe udashobora kugira ubunebwe bwo kubyuka ngo agutekere agire gute ariko ibintu byo guteka buri munsi ntabwo wabikora wowe kubiteka buri munsi ntiwabishobora ariko ushobora kumutekera nk'ibintu byinshi nyine ukabishyira muri freezer ariko ngewe nimba umudamu n'ingendo izahita ihinduka kuri live ibintu byose namutamvuga my husband this my husband ikintu cyose shari rino cupa ni my husband waringuriye nabonye nyambeje ubundi ari gukora ikiganiro akajya avuga nta kintu nsiga mu maso sheri nta na kimwe pe niyo yariza ugabasumwera ako kanya umva nyambara avuga nyine sha njya gurana my husband kuri Instagram twaravuganye ariko my husband the sweet me navuze ati sheri vuga husband ngo nyine ngo hari igihe ngo nari ngiye kumuca amazi ngo husband wanjye nyine ngo tutarahura ngo natangiye muca amazi none ndavuga ati ariko wajya kureba uno muntu ngo naho nzi ko mwaza husband wanjye Menya biranshimisha pe ngo ratanga uzibera umugore ngo taye yawe ni y'abagore asha nawe urambeshye pe taye yanjye ntago ari y'abagore ko mana yanjye ngo kwabaye kabiri koze keza we nza gute ndashaka kubanza kureba keza ari uwe nubwo muzi ndabura rawitse I don't even know you keza bye bye ase niko waretse kumubloka nasa bikugaho hano gam following reka mublokere oya mureke nta mpamvu ubuse keza igishuko cyamusaziyeho nawe uri kuresha ureke keza yifite ibibazo n'umubloke umva mane zago husband azakubera umwana mwiza shate the way uri kabi se muranshaka iki feeling imana is sema right shamba nukuri ko imana keza yashonje keza nta nzara afite keza arashaka kumusukisha uze kunyandikira nkohereza amafaranga yo kugusukisha kandi nukuri ko imana no head amafaranga ndaguha byano uzagira undi muntu wongera kujya kwandikira muri comments sibyo okay my love teta ndakwikundira thank you my loves umva nago nsigaho ndasigaho iki uramereza iki cyo gusigaho thank you my love akoshemana sheri wanjye thank you pe ndakubona umva
dore mu bantu nzatekera nkahereza amateka we manini uno mwana arimo pe aranshyigikira Keza nta kintu nsigaho ibisuko byawe birashaje reka nkwishyurire ibisuko wisukisha twumvikane kandi nubigira intambara nta heti ama girls girl ni gufasha umuvandimwe. Thank you my love, thank you for the gift. Umva muri kumereza gift man wamugisha umva sha it feels good, it feels nice. Sinzi biravanze ukunda no kugira n'inshuti nyinshi base nkunda kugira inshuti nyinshi ufite abantu benshi kuvugisha nka nanjye ariko niyo buri wese wagira media personality gute udafite abashuti bari aho nyine tari abashuti bari close umva uri influencer nabagwa people just sign up for the event once. I'm not interested, my love, it's not my thing. Ujye gusa ndashaka cyakora kwa associating n'abantu this year nkagerageza ko nabonye mu Rwanda hari abakobwa beza nshaka abakobwa beza cyane. Hello kandi ahubwo collection nzana yose ari ya plus size my love agukomana kigaragara cyo kansi je baburetse mbanze mutinge niko nabuzantu bamwitingira nahabuze